Waba uzi ikintu kibabaje cyane? Uriya mukobwa mwiza ubona ukundana n'umusore ukishakisha, bizarangira yibaniye n'umusore wirinze kujya mu nkundo, akajya kwishakira amafaranga ndetse akaba yarayabonye. Baratubeshye cyane ngo urukundo n'abagore nibyo bituma umuntu akomera, ariko baratubeshye nyine nk'uko nabikubwiye. Ahubwo byadushyize mu ntambara z'ubukene budashira. Urukundo si umwanzi gusa, ahubwo ni umuriro wo kotera kure cyane mu gihe utari tayari, kuko benshi ntibari mu nkundo za hato na hato, abamaze kwisobanukirwa ahubwo bibereye mu bindi bizabateza imbere. Iki kiganiro ntabwo kije kuguca intege niba uri mu rukundo, ahubwo nugikurikira birarangira uhagaritse kwangiza ubuzima bwawe no guta igihe cyawe ku busa. Ngiye kukugarukira ku bihe 10 ugomba kwirinda kujya mu nkundo kugira ngo utazangiza ubuzima bwawe ndetse ngo ube watakaza n'igihe cyawe. Igihe kirahenda my friend, kandi ubuzima bwawe ni wowe ugomba kuburinda. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro ni Joshua. Nukunda ibyo dukora ukande subscribe ndetse ukande no kuri like kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Mbahaye ikaze. Igihe cya mbere ubujijwe kujya mu rukundo ni igihe uzaba uri umukene nta mafaranga ufite. Ibi ukunda kubyumva ariko ukabica amazi ngo oya, ngo icyangombwa ni uko yankunze. Nshuti yanjye, ntabwo waba romantique ushonje, biragoye cyane. Niba nta cyerekezo ubona ufite, wite umwanya wawe ku bintu bitazakugirira akamaro. Niba ufite ubukene n'ibibazo, hangana nabyo, wirinde kuzana undi muntu mu buzima bwawe nawe ubwawe utarabushyira ku murongo. Irinde, banza ushake ubutunzi, ushake amafaranga, inzu n'icyerekezo n'ahandi uzajya ukura amafaranga, mbese ubanze ureme akazi. Urukundo ruzaza rugutunguye, kandi urukundo ruzaza nk'inyongera igihe uzaba wageze ku cyerekezo cyawe. Nshuti yanjye, niba ubona nta cyerekezo, irinde kujya mu nkundo za hato na hato, kuko nta kintu ruzagufasha, ahubwo bizarangira uwo wakunze bamugutwaye igihe azaba yarambiwe gutegereza. Igihe cya kabiri ni cya gihe uzashaka kujya mu rukundo nta yindi mpamvu ufite, ahubwo ugira ngo wereke abantu ko ukundana na runaka. Aha burimo wishuka cyane, kuko aha ni hahandi ujya mu rukundo kugira ngo wubahwe, kuko utigeze wubahwa mu gihe uri single. Niba ushaka kuba umuntu nyawe, ukaba wumva ko agaciro kawe katagomba kubarirwa mu rukundo, wijya mu rukundo rwawe ngo wigaragarize abandi, kuko agaciro kawe ntabwo kazagaragazwa n'urukundo urimo, ahubwo agaciro kawe kazagaragazwa n'uwo uriwe. Icyerekezo ufite, iterambere ufite, ibyo bizagaragaza agaciro kawe. Rero wijya mu rukundo ngo wigaragarize abandi bakubahe, ahubwo wowe kora ushyire umutima ku kazi, iby'inkundo bizaza nyuma. Igihe cya gatatu uzirinda kujya mu rukundo ni igihe irari ryawe uzumva ryakuzamukanye cyane. Uzumva ko kubera irari ryawe uzabwira umuntu ko umukunda, ariko ubizi ko utamukunda. Ibyifuzo ni ishingiro ryo kubabara. Niba ukurikiye iki kiganiro, wikemera kugenzurwa cyangwa kuyoborwa n'irari ryawe, kuko bitazakubera byiza. Irari rikoresha umuntu rigasenya ingo nyinshi, rigasenya imibano itandukanye, rigutesha umwanya n'ibindi. Rero wishingira ku irari ngo wumve ko ugiye mu rukundo, utazababaza umuntu ndetse nawe utiretse, ndetse ukazaba wicuza igihe waba waramaze gutakaza mu gihe irari ryagukontoreye cyangwa irari ryakujyanye mu rukundo. Aha ni hahandi uzasanga umuntu ajya mu rukundo kugira ngo abone uko yiryamanira na runaka. Aha ngaha rero ibi bikunda gusenya ingo nyinshi, ukabona umugabo yararikiye umukobwa runaka, akaba yifuza kuryamana nawe, akamutakazaho ibintu byinshi, ndetse uwo babana yamara kubimenya bakagenda bashwana, urugo rwabo rugatangira kuzamo agatotsi, akaba ari hahandi bishobora gukururana za divorce ziri aha ngaha ku isi zidashira. Irari ni umuyobozi mubi cyane, ukuyobora mu nzira ikwerekeza ku rupfu cyangwa kuri gatanya mu gihe waba wubatse. Irinde rero irari. Irari ntabwo ryakujyana mu rukundo ngo rukomere, hahandi ugirira umuntu irari ukaba wumva ko icya mbere ari ukumubwira ko umukunda. Oya my friend, ibyo byirinde kuko si byiza cyane. Igihe cya kane ugomba kwirinda kujya mu rukundo ni igihe utarabona identite yawe
cyangwa se ibikuranga. Nuramuka ugiye mu rukundo utaragera ku bikuranga, uwo muntu wemeye gukundana nawe azagukoresha kuko azaba abona ko wabuze ibyo ushaka, ahubwo umeze nka wa wundi wabuze icyo ashaka akajya gutora icyo abonye. Nawe ubwawe niba utarimenya neza ngo wisobanukirwe urajya mu rukundo kumara iki? Nakubwiye ngo shaka iby'ibanze, urukundo ruzaza nk'inyongera. Igihe cya gatanu usabwe kuzirinda kujya mu rukundo ni igihe uzumva uri wenyine, ukabona urungano rwakoze ubukwe, urungano rwarashatse, urungano rufite couple, basohoye save the date, nawe ukumva amahitamo yawe ari ugukundana kugira ngo ucike irungu ufite. Witinya kubaho wenyine ngo ujye mu nkundo za hato na hato mu gihe kitari icya nyacyo, kuko ntabwo urukundo uzajyamo bigenze gutyo ruzaramba, mbaye nkubwije ukuri. Ubwoba bwo kuba wenyine bucike kuko buzakugeza habi. Irinde kandi urinde umutima wawe ndetse ushobore kuba warinda n'abandi. Igihe cya gatandatu uzirinda kujya mu rukundo ni igihe uzabona amarangamutima yawe atari hamwe. Ntuzatushe kujya mu rukundo n'umuntu runaka igihe amarangamutima yawe azaba asa n'ayajagaraye. Nubona amarangamutima yawe atari stable ntuzajye mu rukundo, kuko nujya mu rukundo uri muri ibi bihe, urukundo ruzakugira umucakara, ibyo wari urimo bikuzagaraje kurushaho birushe uko byari biri mbere. Rero wikicanganyikisha witesha umutwe, urushya ubwonko bwawe ku busa. Niba ubona amarangamutima yawe atari hamwe, irinde kujya no mu rukundo. Urukundo si ikintu cyo guhubukirwa. Igihe cya karindwi ubujijwe kujya mu rukundo ni igihe ufite turoma watewe n'ibindi bintu runaka. Urukundo ntabwo ruvura ibikomere, ahubwo banza wivuze uzakundane ufite ubuzima buzima. Ushobora kuba ufite ibibazo ukajya mu rukundo wibwira ko uwo mugiye gukundana azagufasha gusorovinga ibyo bibazo, ahubwo yahagera ukabimwikoreza kandi nawe ubwawe byarakunaniye. Mbere yo gukundana banza wite ku buzima bwawe uzabone kujya mu rukundo. Urukundo si ikintu cyo guhubukira. Igihe cya munani usabwe kuzirinda kujya mu rukundo ni igihe uzaba ubona ushaka kujya mu rukundo, ukabona uwo ushaka ko mukundana umuhanganiye n'undi mugabo. Uzabivemo wigendere, umureke bamujyane, kuko nuramuka unamutsindiye uwo muntu azaguhoza mu ihangana ridashira, bityo ugende urushaho kubabaza umutima wawe. Nubona umuntu mukundana umuhanganiye n'undi muntu, mureke bamujyane, kuko bizatuma yiyemera aboneka akunzwe cyane mu gihe muzaba muri gupushinga mwese ngo mumugumane. Nakubwiye ngo nuramuka unamutsindiye azaguhoza mu ihangana, nimuba muri kumwe ujye wumva ari kukubwira ngo runaka yanerese, runaka ashaka ko dukundana, akwereke ko atari wowe umufite gusa ahubwo n'abandi bamukeneye, bityo abonereho kuba yakwereka ko ubaye utanahari yabona abandi bakundana nawe. Nubona bimeze bityo rero, inama nakugira ni uko wakuramo akarenge kawe ukigendera. Igihe cya cyenda ubujijwe kujya mu rukundo ni igihe uzabona urukundo uri kwinjiramo ruri kukujyana kure y'intego zawe, aho ugomba kuhitondera cyane. Urukundo rutuma utita ku bintu byawe ntacyo rwakumarira, kuko akenshi urwo rukundo ntabwo ruzaramba, ahubwo ruvemo kuko ntiruteze kukugeza ku murongo wihaye. Urukundo ruguca intege, urukundo rukubuza kugera ku iterambere ryawe, ntacyo rwagufasha, ahubwo rwatuma ubuzima bwawe bujya mu kaga. Niba ubona urukundo rwawe runyuranye na priorities wihaye, ruvemo kare, uruvemo cyangwa uruhunge wigendere, kugira ngo ubuzima bwawe buzabe bujya ku murongo ndetse n'intego zawe zizagerweho. Numara kugera ku ntego wihaye, intego nziza kandi nzima, nakubwiye ko urukundo ruzaza nk'inyongera. Igihe cya cumi ari nacyo cya nyuma mu bihe nabateguriye, ni igihe uzajya ubona ubwiza bw'uwo ugiye gukundana nawe bushobora gutuma wirengagiza amakosa n'amafuti ye. Ubwiza bushobora kukubera umutego uzakurimbura utabizi. Aha ni hahandi uzajya ubeshywa ukabyemera, bagukosereza ntubyiteho ngo kuko umuntu ari mwiza utamubura, bikakujyana kure, bikaba byanagutura mu bihombo. Nubona umuntu ari mwiza akagukosereza, ntubyiteho, ubwiza bwe bukabisibanganya, ibyo ngibyo
ndakubwiza ukuri ko nta hazaza ufite. Aha bizakubabaza ndetse bizakujyana kure cyane, ugende wicuza. Niba ubona ubwiza bw'umuntu butuma wirengagiza amakosa ye, ndakubwiza ukuri urwo rukundo washatse warureka. Niba umuntu ubona ari mwiza bitari ku rwego rwawe, byihorere bivemo utazahababarira, mbaye nkugira inama. Reka nkushimire wowe wabanye natwe kuva iki kiganiro gitangiye kugeza kirangiye. Niba hari icyo wakigiyemo ubidusangize muri komenti, niba wumva hari ikindi gihe wakongeraho nabwo ubidusangize muri komenti. Niba uri mushya ukande subscribe, niba wakunze ibyo dukora ukande like. Wakoze kubana natwe, ibiganiro nk'ibi hano nakagaruka, ndagushimiye cyane.